hagezweho ibitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival. Ni ibitaramo binini bigomba kuzenguruka uturere 8. Bageze mu karere ka Karindwi. Uyu munsi bari mu karere ka Rusizi. Igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane nkuko n'ubundi amashusho ndetse n'amafoto n'abagenzi bacu bari babidutangariza nuko ari akarere kagaragaje ubwitabire bwinshi. Ni igitaramo cyabereye muri stade y'akarere ka Rusizi. Abahanzi 7 bose bitabiriye kandi bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo abitabiriye kira gitaramo bishime. Ibitaramo byatangiriye mu karere ka Musanze bizarangirira mu karere ka Rubavu, cyane ko n'icyo gitaramo kimwe gisigaye kizaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 kizaba kiri gushyira akadomo kuri riserukiramuco. Ni igitaramo kirimo abahanzi 7 barangajwe imbere na Bruce mu kanya gato rero ku rubyiniro. Ariko kandi uretse Bruce Melody harimo Chris Easy, harimo Bwiza, harimo Dani Nanone, Ruti Joel, Kenny Sol ndetse na Bushari. Igitaramo cy'uyu munsi uwabanje ku rubyiniro ni Kenny Sol warwanye n'isi nkuko bajya bivuga, ariko mu by'ukuri babyita kurwana n'isi kujya ku rubyiniro kwanza guhagurutsa ku isaha 8 bigoye. Abamaze kuririmba wenda abahanzi bari lokale bo mu karere igitaramo cyabereyemo nk'umuhanzi mukuru uri kuri afishe niwe batangiye, ariko yagerageje gukora ibyo ashoboye byose, aririmba indirimbo ze zikunzwe, abantu baza kwishima cyane. Nahoze mbaza nk'umuhanzi twakwita umunsi Bruce Melody yaratarajyaho, ariko bambwiye ko Bwiza yakoze iyo bwabaga kurusha abandi bahanzi bose bagerageje kunyura ku rubyiniro. Bruce Melody nawe rusigaje, usibye ko bitewe n'imyaka amaze mu ruganda rw'imyidagaduro, bitewe n'indirimbo zikunzwe afite, byanze bikunze bitewe n'amasaha nagira ku rubyiniro, kuko niwe muhanzi navuga ko ari we mukuru niwe ujya ku rubyiniro nyuma. Abantu baba bamaze kujya muri mood, akenshi niwe muhanzi wari uw'umunsi. Ubwo rero uwa kabiri bambwiye ko ari Bwiza, ariko ntabwo ariko biba byubakitse, ariko hari impamvu nyinshi zituma Bruce ubona ari we muhanzi uba ubu munsi. Amaze imyaka irenga 10 muri uruganda rw'imyidagaduro. Buriya gushimisha abantu bigendana no kuririmba indirimbo zawe nazo bazizi ijambo kurindi, amaboko ari hejuru. Ibyo byose noneho ni iserukiramuco ririmo n'umuterankunga ucuruza agasembuye, ari amasaha abantu bagiye mu bicu cyane. Yego nuko byagenze. Ubwo rero ku itariki 19 ibitaramo cyanyuma kizabera mu karere ka Rubavu. Twikomereje mu yandi makuru, navuga ko turi mu bihe by'ibitaramo. Witwa Devesty afite igitaramo yise Shine Boy Fest cyo kwizihiza imyaka 10 amaze muri muzika nyarwanda. Ku munsi w'ejo nibwo yari yatangaje ko itariki itakiri 30 z'ukwa 11 ahubwo ari 29. Umuntu yatangiye gutangaza abazamufasha muri iki gitaramo cye. Kwikubitiro rero yatangaje mwe mu baraperi bameze neza cyane ndetse banakunzwe muri iyi minsi, Bulldog nyuma yo gushyira hanze icyumba cy'amategeko. Ni mixtape yahuriyeho na Riderman igakundwa ndetse kanakirwa neza. Ubwo mu bahanzi navuga ko bicaye ku ntebe y'icyubahiro kumwifashisha mu gitaramo cyawe rero witeguye ubwitabire bw'abantu. Niwe yatangaje kwikubitiro, azagenda atangaza n'abandi uko imisi izagenda yegera, cyane ko ni igitaramo kiri mu kwezi kwa 11. Hanyuma kandi andi makuru nuko indirimbo ya Bruce Melody yitwa Iyo Foto ni imwe mu ndirimbo zikunzwe no kwifashisha mu bitaramo bya Iwacu Muzika, imaze kurebwa n'abasaga 3 miliyoni mu byumweru 2. Ni agahigo keza mu by'ukuri aciye nyuma yuko avuye mu rugendo rwo kuyimenyekanisha mu gihugu cya Kenya, cyane ko yanayikoranye na BNMSol wo muri icyo gihugu cya Kenya. Irimo irarebwa, imibare ntabwo iri kubeshya, 3 miliyoni ntabwo ari bibi cyane mu byumweru 2. Hanyuma kandi tugiye hanze y'u Rwanda hari kuvugwa byinshi cyane, ariko nyemerere njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari kuvugwa amakuru menshi cyane. By'umwihariko uwitwa TI arazwi cyane, yakoze indirimbo zitandukanye ziranakundwa cyane, ariko mu kiganiro yakoze kuri radio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko agiye guhagarika umuziki ku myaka 44. Agiye muri passion. Aravuga ko igitaramo cya nyuma azagikora ku itariki 19 Ukuboza 2024 yarangiza agahita ashyira akadomo ku rugendo rwe rwa muzika. N'umwe mu bantu bagiye bakora indirimbo nyinshi zigakundwa, yagiye akorana n'abahanzi bakomeye, yakoranye na Rihanna, yakoranye na Justin Timberlake ndetse n'abandi batandukanye. N'umwe mu baraperi abantu bishimiye cyane, ariko igihe kirageze ngo ashyire akadomo kuri uru rugendo. Ntabwo ari ibyo gusa kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukobwa w'umuraperi nawe Eminem n'umukobwa we bamwita Hailey Jait ndetse n'umugabo witwa Ivan McClintock bahishuye ko bitegura kwibaruka ndetse banahishura igitsina cy'umwana bazibaruka. Baravuga ko ari umwana w'umuhungu. Iyi ni couple yakunze kumenyekana cyane kuva yatangira guteretana ndetse banageze aho babana. Abantu barabakunda cyane, niyo mpamvu amakuru umunsi ku munsi bagenda bayasangiza abakurikira. Hanyuma tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inkuru ziri kuvugwa cyane zitazo aho zihuriye n'ibibazo n'ubundi bya PDD. Ibibazo bya PDD ni ibirego ari gushinjwa bifite aho bihuriye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Byahise rero bikangura n'izindi nkuru zerekeye ibyamamare biri muri uyu mujyo. Byakanguye ibirego bya Chris Brown twahoze tubivuga, byakanguye ibirego bya R. Kelly. Ubu noneho umukobwa wa R. Kelly
bamwita Buku Abi nawe yahishuye ihohoterwa yakorewe na se umubyara ku myaka 9 avuga ati nakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina na data umbyara ati nari narabicecetse ubagize imyaka 26 nibwo yabashije kwatura avuga ibyo se yamukoreraga n'ibikorwa n'undi biganisha ku busambanyi ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abantu benshi bavuze ko bino byamamare ubu muntu mu by'ukuri babutaye hanze nyuma yuko uyu mukobwa yaramaze gutangaza ibi ngibi. Hanyuma kandi nabwira abantu ko mu gihugu cya Uganda naho hari kuvuga amakuru menshi cyane by'umwihariko Bebe Cool ndetse na Bobby Wine ntabwo bacana uwaka. Uwitwa Bebe Cool yarari mu kiganiro atangaza ko igituma adahuza na mugenzi we Bobby Wine ngo ni ukwijandika muri politike kwa Bobby Wine kuko bombi bari mu mashyaka atandukanye. Ati kuba Bobby Wine yaragiye mu ishyaka rirwanya leta cyangwa se ry'aba opposers ati iki nicyo twapfuye kuko ngewe nshyigikira leta ya Uganda ndetse n'imiyoborere yayo. Yego Prince Kiss yamaze kugera muri studio mukobereza iki? Prince Kiss numwe mu ba producer bakora navuga ko impano ye irihuse cyane yakunzwe n'abantu mu gihe cyihuse. Yakoze ku ndirimbo zabaye amahit yakoranye n'abahanzi bakuru ashobora kuba yarakuza afana n'ibintu bitagutera ubwoba. Rushatse kuvuga ubwo nde nande vuga ngo yakoranye na Bruce Melody indirimbo yitwa When She's Around. Ni indirimbo twavuga ko ntabwo ari indirimbo yo mu Rwanda gusa ahubwo ni indirimbo mpuzamahanga. Mwanafunze najya kuvuga ngo nkaho ibyo bidahagije nta nubwo ari kuyikora by'umuziki gusa yanafashije Bruce Melody kuyandika. Indirimbo navuga ko yahesheje uduhigo twishi Bruce yatumye ajya mu bitaramo bya I Have Jingle Ball ni kamwe mu gahigo yakwicara akishima agiye mu kiganiro Good Morning America. Ibyo byose ubu biri inyuma n'uyu nguyu ibyo bintu ntabwo bigutera ubwoba. Yego araje gusubize mu kanya gato amasegonda